dukomeze aho twari tugejeje ejo, twarimo tureba ukuntu agakiza k'ubuntu bw'Imana atari inzaduka, dushobora kugenda tubitresinga cyangwa tubyerekana uko guhera mu isezerano rya kera ariko byari biri. Twahereye rero mu itangiriro, twarebye ubushize ku buryo Imana yabwiye ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva bamaze gucumura, ije gutangira ibihano, ibwira ko urubyaro rw'umugore ruzajanjagura umutwe wa Satani. Urubyaro rw'umugore ntabwo ari imbyaro z'umugore. Tubona mu Bagalatiya 3:16 ko Bibiliya itwibwirira ko ivuga urubyaro itavuze imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo yavuze urubyaro ivuga umwe ari we Kristo. Ni ukuvuga ngo tubona ko yari Kristo wahanurwaga ko azakomoka ku mugore, uzabyarwa n'umugore, ko Bibiliya itwigisha ngo yabyawe n'umugore, umugabo nta ruhara abigizemo. Niyo mpamvu Imana yitondeye irimo ibivuga ibyo kuzaza kwe, bivuga ko ari urubyaro apana imbyaro rw'umugore, nk'aho umugabo azaba atabirimo, kubera ko umugabo ntiyari kuzagira uruhare mu gusamwa kwa Kristo. Ni Umwuka Wera nyine waremye uwo mubiri mu nda ya Mariya. Rero bavandimwe, icyo kintu kitubwira iki? Kitubwira ko uyu Kristo wagomba kuza gukiza abari mu isi, Imana yari yaratangiye gutegura kuza kwe mu myaka 4000 mbere y'uko aza. Hari umuvandimwe wigeze kuvuga ngo imwe mu mpamvu Bibiliya igaragaza ni uko Imana yashaka kugira ngo abantu ba Sokrate, ba Dionisi n'abandi bose bumva ari urumuri rw'isi, bazi ubwenge, bagiye bashyiraho imitekerereze, ba Sokrate, ba Aristotle n'abandi. Avuga ngo yashaka ngo babanze abari mu isi bahabwe igihe gihagije cyo kubona ko badashobora kwikiza, bihimbira uburyo butandukanye, bihimbire gusenga ibigirwamana, Imana nyine Kristo aze mu gihe rwose gikwiriye. Tubona ko rero ibyo nabyo icyo gihe ibyo batubwiraga byo noneho ko inzoka ari we Satani azakomeretsa agatsinsino, noneho ariko umwana urubyaro rukomoka ku mugore rukajanjagura umutwe. Ibyo rero biratandukanye. Urumva ku gatsinsino ni ugukomeretswa, ariko ku mutwe ni ukujanjagurwa. Twabonye icyo bivuze. Twabonye ko bisobanuye ko Kristo azaza akageragezwa kandi akababazwa nk'uko nyine umuntu akomereka, ababara iyo yakomeretse, na Satani n'abambari be. Kandi koko niko byagenze aje hano, niko byamugendekeye. Yarababajwe, arashenjagurwa. Igihe rero kiza kugera, icyatumye Kristo apfa ntabwo ari Satani wari umwishe, kubera ko yaravuze ko Satani ntacyo amufiteho. Ahubwo Bibiliya itubwira ko ibyaha byacu ari byo byatumye ajya ku musaraba agapfa. Yabyishyizeho, noneho ubutabera bw'Imana bwari bukeneye ko umuntu wemeye ibyaha byacu kubyishyiraho ko agomba kubihanirwa. Yego. So icyo tuyishyira ku ruhande. Tubona ko Imana irimo ibwira Eva biriya yari imubwira umucunguzi uzaza kudukiza. Ibyo rero bikuraho rwa rwitwazo rw'uko icyo ari inzaduka. Uyu munsi rero bavandimwe, hari ikintu nshaka ko tureba gitangaje. Iyo tubonye mu isezerano rishya, mu Bakorinto wa 2:4-6, tubona aya magambo ngo Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo hari ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Hari n'imitima yacu iri mu mwijima itabasha kumenya ubwo bwiza, ariko ngo Imana ikaza igategeka umucyo ukava uviriye mu mwijima. Noneho umwanditsi arimo aratubwira ko Imana yategetse umucyo. Urumva ni ikintu cyarangiye. Ni ukuvuga ngo mu itangiriro igice cya 1 umurongo wa 3 dufite aya magambo ngo Imana yavuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Mwuka w'Imana arimo avugira mu kanwa ka Pawulo mu isezerano rishyashya, aza kuvuga ko bwa buryo Imana yabikoze mu itangiriro igice cya 1 umurongo wa 3 ari nabwo ibikora mu gukiza umuntu, imuhereza kwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana.
reka mbabwire icyo nshaka kuvuga. Ni uko iyo tuvuga umurimo wo gucungurwa kwa mwene muntu, tuba tuvuga ibintu bibiri. Tuba tuvuga ibyo Kristo akora ku musaraba n'ibyo akora mu mutima w'umuntu agiye guha kwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana irimo itanga umurimo wayo, igenda ihishura uburyo umurimo wayo wo gucungura umuntu uzamera, igahera muri Edeni ikabwira Eva ya magambo ko urubyaro rwe ruzavuka ruzajanjagura umutwe w'inzoka. Ayo mateka y'uburyo bizagenda bigatangira kuvugwa kuva kera. Imana inavugamo umusaruro uzava muri icyo gikorwa Kristo azakora. Cya gikorwa cy'ubuntu bw'Imana cyo kudupfira akanatuzukira, akavuga ko umusaruro uzavamo ari uko Imana izafata abantu ikabavana mu rupfu ikabazana mu mucyo, ikabaha ubugingo buhoraho, ikabahindura umutima, ikabaha umutima mushyashya. Mutege amatwi mwumve. Ibyo nabyo biri muri lisiti, ibyo nabyo biri muri lisiti y'ibyo Imana yiyemeje gukorera abantu, kubera ibyo Kristo yakoze ku bwabo. Ni ukuvuga ngo yaba guhindurwa mushya mu mutima, yaba kuzurwa, yaba guhabwa ubugingo buhoraho, yaba gutsindishirizwa, yaba kwakirwa mu muryango w'Imana, byose ni bimwe mu migisha ikomoka ku murimo Kristo yakoze ku musaraba. Umwe rero muri iyo mirimo barimo baraduhanurira bakatubwira ngo kera Imana itegeka umucyo kuva uvuye mu mwijima yari irimo itanga isomo, mutege amatwi, ry'uburyo mwene muntu uzavuka ari umwijima Imana izategeka umucyo Imana izategeka umucyo kuva uvuye mu mwijima. Ariko mwumve ibi bintu uko bimeze. Ni Imana izawutegeka, ntabwo ari umuntu uzahabwa amahirwe yo kugira ngo abyanzure abyakire. Oya, ni Imana izategeka uwo mucyo kuva uvuye mu mwijima. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri bavandimwe, uyu mucyo ngo niho uzatuvira ngo ukaduhesha kubasha kubona ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana tukizera tugakizwa. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kwerekana ni iki, ni uko mu itangiriro Bibiliya irimo iratwereka ko nk'uko mu Efeso 5:8 batubwira ngo kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo, irimo iratwereka ko Imana yari yaratangiye umushinga wo guhishura iby'agakiza n'uburyo izakiza abantu. Ikabikora ibigenje ite? Igihe yategekaga umucyo kuva uvuye mu mwijima, yari irimo itanga isomo ry'uburyo mwene muntu uzavuka ari umwijima, nk'uko mu Efeso bivuga 5:8, Imana izaza kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo ikamuhereza umucyo utuma abasha kubona ko Kristo ari umucunguzi w'abari mu isi, agahindukira akamwizera akabona ubugingo buhoraho. Ibi nanone byongera kuduhamiriza ko umurimo w'agakiza yaba ari ukukakira, yaba ari no kugira ngo Imana igategura ikadushyira hariya ko dukwiye kwakira, byose ni imbaraga z'Imana zibihereza umuntu. Aha niho ibyanditswe byera bishingira bivuga ngo ntawe ushobora kuza aho Kristo ari keretse Data ari we umuzanye. N'ubwo bwenge bushobora gutuma umuntu ahindukira akabona ko Kristo ari we gukiranuka Imana yatanze, ko ari we muhuza w'Imana n'abantu, ko ari we Mana ikomeye, ko ari we gitangaza, nabyo bikenera ko Imana izana uwo mucyo ikabanza ikavana umuntu mu mwijima ikamuzana mu mucyo, akaba abasha kureba atakiri impumyi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari Kristo gusa wahanuwe nk'umuntu uzaza mu isezerano rya kera, ahubwo n'uburyo abazapfira, uburyo bazakizwa, nabyo byerekanwe kera mu isezerano rya kera. Ibi tuzabireba mu bitambo, aho igitambo bagitambaga barangiza bakacyotsa, barangiza inyama zacyo gereranya zashiririye, zamara gushirira bakazisekura, barangiza zikavamo ivu. Icyo kintu
cyahiye, icyo gitambo cyahiye, ivu bakaribika, iryo vu rikajya rihora buri gihe ngo rigarurwa gukoreshwa mu kwezi abongeye kwandura. Muzabisome mubarebe. Kikaba cyari ikimenyetso cy'uko amaraso ya Kristo ntagukiza gusa rimwe ngo ubonye ubugingo buhoraho igihe wizeye, ahubwo anakomeza kugenda akweza no mu buzima busanzwe mu gihe cya kindi twita cyo kugenda sanctification. Ibyo bintu bikaba byarashushanyaga ko igitambo cya Kristo ntikigukiza gusa ngo kiguhe gutsindishirizwa, ahubwo kinakomeza kugenda kikweza no mu buzima buzakurikiraho. Ariyo mpamvu babikaga nyine iryo vu rya cya gitambo n'ubundi cy'ibyaha, bakajya bahora buri gihe barikoresha mu gutunganya abanduye. Bisobanura ukuntu nyine uwo murimo wa Kristo uzaba ari umurimo udakora rimwe gusa kugukiza, ahubwo uzakomeza ugukiza kugeza igihe Kristo azagarukira. Ni uko rero ibyo bintu nubwo ari ibishushanyo n'ibyo mu itangiriro turabona mu Bakorinto wa kabiri 4, Imana iduha uburenganzira bwo gusobanukirwa ibyo byo mu itangiriro 1:3 ko yabaga irimo ishushanya uburyo izakiza umuntu, ko nk'uko yategetse umucyo kuva uvuye mu mwijima. Ni ukuvuga ngo umwijima urahari, ntabwo rero wakwiremera umucyo, murabyumva. Imana ku bushake bwayo iri bubitegeke, hanyuma abantu bakawubona uwo mucyo. Niko rero n'umuntu akizwa. Bibiliya ivuga ko tukiri umwijima twaje guhindurwa umucyo muri Kristo. Ni ukuvuga ngo irimo iravuga ngo umurimo w'agakiza ni Imana iwukora kuri wowe kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo, murabyumva. Nk'uko yategetse umucyo muri Edeni, umwijima utabanje gusaba ko umucyo uva, utabanje gutekereza ngo ufate umwanzuro ko umucyo ukenewe, murabyumva. Atari uko umwijima wahisemo ngo nta ruhare wabigizemo, nuko bigendera no gukizwa. Uko Imana rero yakoraga ku bushake bwayo no mu mbaraga zayo, igategeka bikabaho, nuko n'umuntu akizwa. Imana iraza, Mwuka Wera akaza agakora agakuraho umutima wibuye mu muntu, agashyiraho umutima w'inyama, akamuha guhindukira akizera ko Kristo ari we mukiza, bwa bwiza bwa Kristo bw'uko ari we Mana ikomeye, ari we muhuza w'Imana n'abantu, ari we gucyanuka ko abazamwizera, ko ari we mukiza wenyine Imana yatanze munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo. Ubwo bwiza, ubwo budasa, uko kwiharira, uko kuba ari we buzima, umutima w'umuntu ukahita ubibona. Uwo muntu noneho akabyizera, akabarirwa ibyaha bye, akabarwaho no gukiranuka kwa Yesu Kristo, ayapfa akazajya mu ijuru. Bavandimwe, kuva mu itangiriro Imana yavuze ko ijuru ridakorerwa, ahubwo umuntu abihabwa nk'impano, ko ari Imana ibikora mu muntu ikamuha kwizera Yesu Kristo, nk'uko yabikoze n'igihe yategekaga ko umucyo uva nta ruhare yaba uwo mucyo ugize ndetse n'uwo mwijima uviriwe n'umucyo ugizemo. Ntabwo rero kwizera no gukizwa n'ubuntu bw'Imana n'inyigisho z'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ari inzaduka. Ni ibintu bihera kera mu itangiriro 1:3. So ubivuga rero niwe nzaduka. Ushaka kubihakana abivuga ko ari inzaduka, ntacyo asobanukiwe uwo nguwo. Rero mbabazi bavandimwe, ni uko ubutumwa bwiza wakiriye umutima wawe wabwakiriye, cyangwa ni igihimbano wihimbiye, cyangwa wanditse ahantu inyuma ngo itariki ya mbere y'ukwa mbere mu 2000 ngo nafashe umwanzuro ngo utari uwo kwicuza, nafashe umwanzuro mbitekerejeho mbyitondeye, mpitamo gukurikira Yesu. Bityo rero kubera uwo mwanzuro wanjye nzajya mu ijuru. Niba uvuga utyo uri umupagani, icyo ukwiye kuvuga ni iki? Ni ugukurikiza Abafilipi 2:13-12, kuvuga ngo Imana ni intera gukunda no gukora ibyo yishimira. Kimwe mu byo yishimira kandi nakunda ni ukwemera ibyo Kristo yakoze ku musaraba, ukizera ko ukizwa n'ubuntu bwe nabigize mu kwizera. Ukavuga uti rero igihe runaka ubuhamya bwawe bugahinduka, niba koko warizeye. Simvuga ngo ubikopere uko mbivuze, ubitekerezeho wumve ko ariko umutima wawe wabyakiriye. Imana, ukavuga uti Imana yamaye kwemera no kwizera Kristo. Mwumva ayo magambo ukuntu atandukanye. Naranzuye, bitandukanye n'Imana yamaye umutima wemera no kwizera Kristo, hanyuma mbona ubugingo nk'uko yategetse umucyo kuva uvira mu mwijima. Bavandimwe rero nuko umwami wacu atangaje, nuko agakiza ke gatangaje nako ni ubuntu bugeretse ku bundi.